nzi ariko amagara mazima niyo ntangiriro y'iterambere. Umwanya w'ikiganiro amagara mazima mugezweho n'ikigo Rengera Ubuzima. Sobanukirwa n'ubufasha wahabwa ku buzima hamwe n'ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera. Kuba uriho nibwo butunzi, ariko amagara mazima niyo ntangiriro y'iterambere. Umwanya w'ikiganiro amagara mazima mugezweho n'ikigo Rengera Ubuzima. Sobanukirwa n'ubufasha wahabwa ku buzima hamwe n'ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera. Reka n'ubundi tubasuhuze abakunzi b'ikiganiro amagara mazima n'ubutunzi bw'ibanze. Ubu nibwo nakunda farumasi y'Imuhira, agenda mugaragaza yuko nyine mu byumva, kandi uko mugenda mu bishyira mu bikorwa hazagenda hagira ikivamo. Hanyuma rero nihuse mu iki cyumweru twagiye tuganira ku ngingo zitandukanye zerekeranye n'indwara zifata inzira z'amaraso cyangwa se maladie cardiovasculaire. Twagera tuzisimburanye no gusobanura uyu mushinga wacu cyangwa se umushinga w'amavugurura twise Rwanda New Start Health Project. Akaba ari umushinga nyine Rengera Ubuzima ihuriyeho n'ibindi bigo bitandukanye, kuko twasanze nyine turarengera ubuzima, ariko ubuzima ntabwo buri bwonyine, ahubwo bufatanye n'izindi ngingo n'izindi domaine zirimo nko kurengera ibidukikije, imirire myiza, indwara zitandura, ibintu bitandukanye. Noneho rero twicarana n'abahanga nyine tugenda dusesengura turebera hamwe ni ibiki byakorwa kugira ngo intego tugamije zo kurengera ubuzima nyine kugira ngo zibashe kugerwaho twakora iki. Ko bigaragara ko ubuzima ntibwabasha kubaho bwonyine uramutse washyizeho infrastructure cyangwa se ibikorwa remezo bigendereye kurengera ubuzima, amavuriro meza, amazu y'imirire, ariko nturengera ibidukikije, byaza gusoza ya ntego utayigezeho. Uramutse ufite uwo mugambi mwiza wo kubaho ariko ibimera mu gasozi bikahacika, ntabwo wa mugambi wawe wabasha kugerwaho. Uramutse ufite uwo mugambi wo kuvuga uti ndashaka kurengera ubuzima bube bimeze neza, hari n'ibindi bintu bigiye bikenerwa. Ahangaha rero niho twagiye kwicarana n'abahanga nyine tugenda dusetinga amagoro, reba twakora iki. Noneho dushyiraho inkingi 16 zishingiyeho cyangwa se zikubiyemo uyu mushinga twise Rwanda New Start Health Project. Cyane cyane tureba uyu mushinga watanga uhe musanzu ku ndwara z'imirire mibi, ku igwingira ry'abana, watanga uhe musanzu ku ndwara zitandura NCDs cyangwa se non communicable disease, watanga uhe musanzu ku kurwanya ibiyobyabwenge. Noneho tugenda turobanura noneho dushyiraho izo nkingi 16 tuzinda Rwanda New Start Health Project. Nkuko rero twabasezeraniye, twabwiye ko ku munsi uheruka icyumweru uzajya tuganira, tugerageza kuganira kuri imwe muri za nkingi 16. Mu gusoza icyumweru tuzaba tuyiganiraho tuyivuye imuzi. Muri izo nkingi 16 zigize uyu mushinga wacu, imwe muri zo cyangwa se inkingi ya mbere tuyita New Start Health Food. Umushinga wose witwa Rwanda New Start Health Project, ukaba ugizwe na ziriya nkingi 16, ariko iya mbere muri izo nkingi yitwa New Start Health Food. Tugiye rero kugerageza kugira ibyo tuvuga ku byerekeranye n'ibiribwa, iyo byakoreshejwe neza akamaro bigira, iyo byakoreshejwe nabi ingaruka bigira, bikoreshejwe neza byagenda gute, ibiribwa bigiye biri mu byiciro bimeze gute. Ibyo nibyo tugiye kugerageza kuvuga muri iyi minota ishoboka. Noneho dusoze neza. Turababwira yuko rero abantu mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mwifashishije 0782 660 611 0782 660 611. uranyuzaho ubutumwa bugufi, ushobora kwandika kuri WhatsApp, ushobora kuza guhamagara tuvuye muri studio 0782 660 611. Reka mbabwire ko amagambo ndibuze gukoresha muri iki kiganiro rimwe ku rindi araba ari ibitekerezo by'umuhanga w'umunya Espagne witwa Dr Jorge de Pamplona Roger, yakusanirije mu nyandiko ze
mfite icyo zivuze mu byerekeye n'imirire n'ubuzima, azita guide des aliments et de pouvoir créatif, cyangwa se indongozi y'ibiribwa n'ubushobozi bwabyo buvura ibiribwa, ariko turobanuyemo ibigiye bifite ubushobozi buvura. Turaza no tunyuza amaso mu zindi nyandiko z'abahanga batandukanye, kuko bigaragara yuko ibiribwa cyangwa se imirire myiza ari ingingo ititabwaho nk'uko yakabaye ihabwa agaciro gahwanye n'uko iri, kuko twagiye dusanga yuko tugizwe n'ibyo turya, nusumusoke n'umanjo, ibyo twariye n'ibyo bitugize, ariko si ibyo twariye tubitegura gute. Tujya tuzirikana yuko umugabo n'umugore badakwiye kurya ibiryo bihwanye 100%. Hari ibyo twita aliments de base bashobora guhuriraho, umuceri, ibijumba, ibishyimbo, ibyo biryo nyine twita aliments de base, ariko hakaba n'ibyo twita aliments supplémentaires, aho usanga nyine umugabo harako yakongeraho, umugore harako yakongeraho, umwana harako yakongeraho. Wowe umwana uri munsi y'imyaka 5 arya ibiryo nk'iby'umuntu mukuru arya, umuntu wikorera imitwaro imizigo arye ibiryo nk'iby'umuntu ukoresha ubwonko cyane arya. Aho hantu hose rero niho gutekerezwa. Ni nacyo gituma umuhanga w'umunyakanada witwa Dr William Ezra avuga ko ubumenyi abantu bari bafite mu bihe byashize ku byerekeye n'ibiribwa, abantu bakwiye kubusenya bakongera bakiga bundi bushyashya. Kwiga bundi bushyashya no kuvuga iki? Nkuko uzangwe dukora indi mishinga, ugapanga ukavuga uti nkeneye kugera kuri ibi n'ibi, mu myaka 5 nzaba meze gutya, kandi kugira ngo mbigereho nzakora iki n'iki, nzajya nkora nduhuke ngeza. Mbese ni nako n'ibiribwa ukwiye kubitekereza mu rugo, dukurikije abantu bari mu muryango, umugore n'abana, ese bafite imyaka ingahe, bagenda bakora akahe kazi, twagombye kugenda tumenya nyine muri ubwo buryo dukwiye kurya gute. Ni nayo mpamvu uyu mugabo nyine avuga ngo dukwiriye kugerageza gufata ubumenyi twari dusanzwe dufite ku byerekeye n'ibiribwa tukabuhinduraho. Ni ukuvuga rero tugarutseho gatoya kuri uyu mushinga Rwanda New Start Health Project, umushinga ugizwe na ziriya nkingi zigera kuri 16. Inkingi ya mbere ni New Start Health Food, ubuzima dukomora mu byo kurya. Dutangire bundi bushya gutekereza ku buzima dukomora mu byo kurya. Ni ku inkingi ya mbere ivuga, mu izindi nkingi zikaza nyuma, kuko dutunzwe n'ibyo kurya. Uramutse umaze iminsi utariye umera nabi, ariko si ugiye kurya urya iki? Aha rero niho nyine abahanga bakubwira ngo ibiribwa turya bikomoka mu miryango 3 minini. Hari ibyo twita direnye minerale, ni ukuvuga ibiribwa turya bikomoka mu myunyu, aribwo usanga nk'amazi aba ari imyunyungugu. Hanyuma kandi nanone n'ibiribwa ubusanzwe ibimera byinshi biba byahinzwe mu butaka nyine bikavoma iriya myunyungugu, ariko tukagira ibyo twita nyine ngo ni direnye vegetale. Ibiribwa turya nanone bikomoka mu bimera. Hakaba n'ibyo twita direnye animale, ibiribwa turya nanone bikaba bishobora gukomoka mu bikomoka ku matungo. Muri iyi miryango 3 niho ibiribwa bikomoka. Hanyuma muri izi nyandiko z'abahanga bakagenda berekana ibiribwa, ibiryo byakomotse mu mbuto, ibyakomotse mu mboga, ibyakomotse mu binyamavuta nk'ubunyobwa, bikomoka ku matungo, inyama, amata, amagi, amafi n'ibindi, ibikomoka ku isukari n'ibindi bitandukanye. Aho rero bagenda batwereka ni gute bikwiye gukoreshwa. Usanga bashyiraho nk'amafood pyramid, bakakwereka wagombye kunywa amazi angana gute ku munsi. Bwa mbere na mbere umuntu agomba kubanywa amazi ahagije, kubera yuko havuyemo ukaduhumeka. Ikindi kintu cya kabiri umuntu akeneye kugira ku buryo buhagije ni amazi ahagije, kubera ko 63% cyasubwe twavuga hafi 2/3 by'umubiri w'umuntu ni amazi, ko ni nako n'isi imeze. 2/3 by'isi ni amazi. Hanyuma ugasanga nyine ibyo biribwa umuntu amaze kunywa amazi ahagije akwiye guhita akurikizaho ibigwiriyemo isukari, ariko isukari y'umwimerere cyangwa se hydrate carbone cyangwa se carbohydrate. Dusanga rero mu mbuto, tukabisanga no mu binyampeke. Imbuto nyinshi n'ibinyampeke byinshi. Ibinyampeke turi kuvuga ni ibihe? Ntabwo ari akawunga turi kuvuga, ntabwo ari ingano, ntabwo ari ifarini,
ntabwo twe kuvuga ikinyampeke umuntu yafashe ngo baze bagishyire mu ruganda bagikora kari agashwa k'inyuma barangiza bongeye bagikora kashirime k'imbere noneho ngo ibisigaye ngo nibyo bagomba kugaburira ibyo ngibyo ubwo biba byamaze hari bigenda bitakaza fibre végétale bitakaza n'izindi ntungamubiri zitandukanye ndetse n'imyunyungugu ni ukujya tubyumva tugahitamo tugera tubivuga ubundi umuntu ahitemo akurikije uko ashaka kubungabunga ubuzima. Hanyuma tuvuye ku mbuto nyinshi n'ibinyampeke byinshi kuri uwo mutambiko wa kabiri tuvuye ku binyobwa tukajya ku mutambiko wa kabiri uriho ibinyampeke n'imbuto nyinshi. Hanyuma umutambiko wa gatatu ukaba uriho ibinyamisogwe, amashaza, rantiye, ibishyimbo n'ibindi bintu bitandukanye. None kugenda tuzamuka amavuta yakomotse ku bimera kugeza ubwo za nyama na ya mata na ya magi bijya ku mutambiko wa nyuma kandi ko bikwiye kuba bikoreshwa ari bikeya. Igitangaje rero twakoze inverse turabinyuranye uko umuntu agenda asa n'uwibwira yuko atera imbere niko umuntu akeneye cyane cyane kwirundamo ibyo bintu bigwiriyemo bikomoka ku matungo ugasanga twabitenyije n'iterambere. Ni nayo mpamvu n'ubundi izi ndwara izi communicable disease indwara zitandura akenshi tunavuga ko ari indwara abantu zigwagwa n'abantu bo mu bihugu byateye imbere kuko zigwagwa n'abantu bo mu bihugu bitateye imbere. Ariko se no tuvugishije ukuri umuntu wateye imbere niwe wakabaye yangirizwa n'ibiribwa cyangwa niwe wakabaye yajijutse ku buryo ahubwo amenya nkwiye kurya gute nkwiriye kunywa gute. Aha rero niho muri iriya Rwanda New Start Health Project twicaranye n'abahanga mu mirire, abahanga mu kuvurisha ibiribwa, dietotherapy bafite ubwo bumenyi mu kumenya gutoranya ibiribwa ariko byagenewe kuvura bifite pouvoir curatif. Haba tujya tubabwira tungurusumu, tubabwira indimu, tubabwira tangawize, ariko naho nyine tugashyiraho attention kuko iyo tuvuze indimu tukavuga tangawize tukavuga tungurusumu ntabwo ari ibiribwa bikwiye kuribwa nkuko turya umuceri tukarya ibitoki tukarya ibijumba. Ariko biratangaje iyo bavuze ko indimu zifite akamaro ubwo wumva ko ugiye kuzazihorera ukazisimbuza ibindi biryo waryaga ukazirya buri munsi ngo urimo urashaka kunanuka. Ntabwo ureba ko urugendo rwawe rwo kubyibuha rwatwaye amezi menshi. Noneho umenye ko nanone urugamba rwo kugira ngo wongere ugarure tayenzi ikwiriye ruzanagutwara amezi nanone menshi. Kuki twihuta? Kuki tutareka ngo ibintu bitwarwe gakeya? Kuvuga ngo niba waragize uwo mubyibuho ukabije biciye mu biribwa bikabije bigabanye. Umukoro wa mbere ufite no kubigabanya. Niba waragize umubyibuho ukabije biciye mu gukora ku buryo ukora wicaye ntukore imyitozo ngororamubiri, ukora imyitozo ngororamubiri. Ubwo aho niho hambere na mbere yuko uhabwa izindi regime ni ukubanza kureba njya kwangirika nangirikiye he. Aho wangirikiye ni unyura wangirika ni naho unyura ukira. Telefone ni 0782 0782 aho ngaho niho ushobora kunyuza ubutumwa bugufi, niho ushobora kuza guhamagara tuvuye muri studio. Hanyuma imbuga nkoranyambaga zacu zose nirengera ubuzima bivurisha ibimera, Twitter, Instagram, Facebook. Ushobora no kujya kuri YouTube channel yacu nirengera ubuzima official ukahasanga inama zitandukanye ndetse ukanagenda usanga ubusobanuro burambuye bw'uyu mushinga wacu noneho ukareba ese nakwinjizamo iki hariya. Nafasha abantu gushyiraho za kantine zicururizwamo ibi bintu by'umwimerere, nafasha abantu kubihinga. Abo duturanye bakwiye kumenya yuko mbese ukagira umusanzu nawe watanga ku buzima kugira ngo tubashe gukumira izi ndwara. Erega nawe birakureba, nta muntu bitareba. Niba utazirwaye ushobora kuzirwara, ushobora kuba ufite n'umuntu muturanye uzirwaye. Ni umwanya wawe rero wo gutekereza kabiri ukamenya ngo ubuzima amagara mazima kari bwo butunzi bw'ibanze, none dufite ihe myitwarire kugira ngo tubashe guhangana nabyo. Tubibutsa abantu rero ko rengera ubuzima wivurisha ibimera ni ikigo nyine gikorera ahangaha ku Kinamba, mu mujyi wa Kigali ku Kinamba cya mbere uturuka Nyabugogo hafi ya station ya Rubisi, ndetse harebana na Beka. Aho ngaho rero niho dukorera ibikorwa bitandukanye birimo ubujyanama mu mirire, aho tugufasha guhitamo ibi biribwa by'inyongera cyangwa se aliments supplémentaires ubirya gute, ukoresha umunyu gute, ni gute ukoresha ibirungo, ukoresha amagi, ukoresha ibirungo. Hari ibintu byinshi abantu bakwiye gutekereza kabiri kugira ngo tumenye uko ubuzima bwacu twabasha kububungabunga. Si ugeze imbere y'ameza ariho ibyo by'amoko menshi uhitamo gute? Ntari wagutumye kugira ngo bimare wari ukagira aho ugarukiriza. Mu rugo iwawe ni gute ukoresha amavuta, ni gute ukoresha ifiriti, n'ibyo tukurebera.
niba waramaze kugira umubyibuho ukabije tukashobora kukwicara tukagukorera meni dietetique pour contre l'obésité, wa mubyibuho ukabije ukaba wagabanuka. Niba waratangiye ku developa isukari nyinshi mu maraso hyperglycemie, tukagira ibyo dukora isukari ikaba normale. Niba waratangiye kugira ibibazo by'umuvuduko w'umurindi w'amaraso hejuru hypertension arterielle, tukaza kugira ibyo dukora ya ntuze ya sukari wa muvuduko w'amaraso ukaba normale. Watangiye kugira cholesterol LDL nyinshi mu maraso, watangiye kugira triglyceride nyinshi ikomoka ku isukari, mbe iyo migati urya buri gihe, ibyo byayi ukoresha, ibyo byose dushobora kuganira tukareba icyo twagenda tugufasha. Kuvuga ngo nababwiye ko turi ku nkingi ya mbere muri za nkingi 16 zishingiyeho uriya mushinga wacu, Rwanda New Start Health Project, umushinga w'ikigo rengera ubuzima ariko gifatanije n'ibindi bigo bitandukanye, ushinga imirire, ubuvuzi bukoresheje ibimera, reflexology na massage. Mbese aho niho tugerageza gushingira kugira ngo tugende tuganira n'abantu. No kuvuga ngo gukabya gukoresha ibintu bikomoka ku matungo, gukabya gukoresha ibigwiremo isukari, gukabya gukoresha ibyakorewe mu nganda, bifite ingaruka zikomeye cyane nyine zirimo umubyibuho ukabije, yewe na za ndwara zandura twagarutseho muri iki cyumweru cyose. Hanyuma ariko ku rundi ruhande, gukoresha imboga n'imbuto bikiri umwimerere, gukoresha ibinyampeke bitakorewe mu nganda, no kugira umwitozo wo kugabanya bimwe twavuze hariya haruguru, nyine bya twagiye tuvuga hariya haruguru, wagerageza kubigabanya kugira ngo habeho equilibre alimentaire, kugerageza nari iki ku cyumweru, nari iki kwa kabiri, izo bakorera iyo menu dietetique kandi ntago ibiciro bihanitse. Na ndetse nkuko twagiye tubabwira kuri iki cyumweru ku ya 18 tuzaba dufite iyo promotion yo kubaha ikaze muri uyu mushinga, kubaha ikaze muri aya mavugurura. Iyo promotion rero ibiciro bizaba byagabanutse ku rwego rwa 50%, niba isuzuma ryakorerwaga 5,000 ubwo ni 2,500, niba hari produit yaguraga 10,000 yabaye 5, niba hari base 50%. Hanyuma tubibutsa neza ko tugira inyigisho dukorera ubuntu kuva saa 1:30 kugera saa 3 za mu gitondo, no kuva saa 12:30 za nimugoroba kugera saa 2 z'ijoro tuba dufite ubwo bujyanama dushobora gutanga ku buntu. Wenda umuntu yaza gukenera isuzuma rusange akaba yaza kuryishyura, ariko hari ubujyanama bw'imanze dutangira ubuntu. Tuzagenda turushaho kugira dusobanura ibyerekezo by'uyu mushinga, n'iki umushinga wamarira abantu, ni gute umuntu yabasha kuwugiramo uruhare, n'uruhare wagira mu gutuma aho ngaho iwanya aho utuye ibi bikorwa bishobora kuhagira kandi bigashyigikira abantu, n'uhe bujyanama wakora, ni gute wabasha ku accessinga kuri library yacu, izi nyandiko zacu, ibitabo binini n'ibitoya, ko dufitemo icyo twita New Start Library, ibitabo binini n'ibitoya, ni ibiki birimo bishobora gufasha abantu, ibyisho bito tugenda dukoramo, ni gute bishobora gufasha abantu, nawe wagira uruhare ukabashobora no guhinduramo bimwe na bimwe, gufasha gutuma byoroha kugira ngo abantu bose ntago bagiye bafite capacity imwe yo gufata, bagende bagira nyine ukuntu babimenya. Health food cyangwa se New Start Health Food, gutangira bundi bushya, kumva neza imirire mu buryo bujyanye n'uko twayumvaga mbere. Uko twayumvaga mbere tukagerageza kubihindura, tukagerageza kubyiga, tukagerageza kubisubiramo bundi bushya, tukanagira n'ubwoba riga, tukanatinya impamvu, tukanatinya kubona ukuntu izi ndwara zigenda zihitana abantu, izi ndwara zitandura zigenda zihitana abantu, ukaba uri kumwe n'umuntu nk'uko turi muri studio mu kanya bati biraboneye yapfuye, yazize iki, baza pima bati yazize indwara z'umutima. Tukanatinya izo brochette muhora wo kutubari, izo nzoga, ibyo bintu mukabya byose bishobora kuzabahitana igihe hatabayeho kugerageza kubyekribura. Byibura sura nabirya waza kubifa ukaza kunywa igihe cyo kunywa amazi kugira ngo agusukure, ukaza kuba wakoresha imboga kugira ngo za fibre vegetale zirimo zibashe kugufasha. Imbuto zo ngo nizabana niko mva muvuga, ariko muzajya kuzigarukaho mumaze kwangirika, muzajya kuzigarukaho impyiko zitakibasha kuba zanabasha no kwihanganira n'imyunyungugu iri muri izo mbuto, iri muri ibyo biribwa bitandukanye. Twababwira yuko rero nyine ikiganiro n'iki kigo rengera ubuzima wivurisha ibimera, akaba ari ikiganiro twise amagara mazima,
ikiganiro kigaruka ku buryo butandukanye nyine bwo kubungabunga ubuzima, uburyo butandukanye bwo kubungabunga ubuzima, cyane cyane ku mirire, ku minywere, tugenda tugaruka ku ndwara zihanze isi nk'izi non communicable disease, iyi mirire mibi, malnutrition. Ese abantu babyumva gute kugira ngo tubashe gufatanya kubyumva, tugire boss stance kuri ibyo bintu, umuntu abyumve neza kugira ngo abashe kumenya n'ukuntu yahangana nabyo. Ese imirire mibi koko iterwa n'uko abantu babuze ibyo kurya, ibyo aho tukabiganira. Tugenda tuganira ku ngingo zitandukanye, aho nyine tuzajya tugenda tugaruka nanone buri munsi ko tugiye tubonye umwanya kuri uyu mushinga wacu Rwanda New Start Health Project, umushinga ugizwe n'inkingi 16, aho twabwiye ko ku herezo ry'icyumweru tuba turi buganire ku nkingi imwe muri za zindi 16, duse n'abayisesengura cyane cyane ibiyikubiyemo. Mwabyumvise ko iyi nkingi ya mbere New Start Health Food yari ikubiyemo ibyerekeye n'imirire, ibiribwa bifashwe gute, n'akahe gaciro twabiha. Ariko mwarabyumvise ko mbere yuko dutangira nyine amagara mazima tubanza kuha kandi kantu nyine kameze nk'ijambo ry'intangamarara, ni ijambo risa n'irigarukaho twise farumasi y'imuhira. Ukaba wamenya ngo mu rugo ni gute nkoresheje pome byamarira iki, nkoresheje tungurusumu byamarira iki, ese ndamutse nkoresheje indimu byamarira iki. Tuzagira n'igihe tugere no ku bimera byo mu mashyamba no mu mirima, tube twababwira nk'igikakarubamba, tube twababwira nk'igisura, tube twababwira nk'igorogonzo. Harimo ibimera mutamenyereye ariko bishobora kugira abadamu akamaro. Tube twababwira ibintu nk'ibyo byose, uko basokuruza bari bemeraga ibimera bakabivurisha, natwe tuzabireba ariko mu ishusho nshyashya, kubera ko ibyo twita phytotherapy moderne noneho aba ari ubuvuzi bw'ibimera ariko noneho bwigwa. Nitugera kuri ya nkingi ya 5 twise New Start Natural Pharmacy, aho tuzagenda nanone tugaruka nanone kuri bya bimera basokuruza bari basanzwe bagenda bakoresha, tugiye tubisesengura kimwe ku kindi uko tugiye tubishoboye. Ariko twahisemo kuba nyine ku gafarumasi k'imuhira, tukabaganiza kuri tungurusumu. Mwarabyumvise ko mbere yuko tutangiye ikiganiro muri iki cyumweru cyose twavugaga kuri tungurusumu, yari imeze nyine nk'intwaro twakoresheje kugira ngo ibashe guhangana n'izi ndwara zitandukanye. Ni incamarenga. Niba ufite indwara y'umuvuduko w'umurindi w'amaraso hejuru, hypertension arterielle, ariko ukaba utarwaye igifu, ukaba utari mu mihango, ukaba utari kuva amaraso, tungurusumu yibandeho, ubwo ni amarenga twaguciriye. Niba ufite diabete, isukari nyinshi mu maraso, hyperglycemie, tungurusumu umenya ko ubwo ni ibanga. Niba ufite kanseri itari ya metastase, ngo ive mu gice kimwe cy'umubiri ijye mu kindi, wenda ive mu mwijima ijye mu bihaha, menya ko tungurusumu ifite ikintu yakumarira. Niba ufite asima, imwe muri za ndwara, maladie pulmonaire chronique, imwe muri za ndwara, maladie pulmonaire chronique, imwe muri za ndwara zo mu nzira z'ubuhumekero zidakira, tungurusumu ubwo ni ibanga twababwiye, kuvuga ngo dufata ikiribwa kimwe mu mwanya wa farumasi y'imuhira kigenewe guhashya za ndwara tuba twagarutseho muri icyo cyumweru cyose. Iryo aba ari ibanga rero, aba ari ibanga, kandi ntimukaba abana umuntu nawe bakumeneye ibanga, igihe nyine urizirikana. Twahisemo kujya tuganira muri ubwo buryo kugira ngo abantu banahitemo aho mutuye, mumenye guha agaciro ibintu. Tungurusumu nibyo murayihaha mu isoko, ariko yikoresha unumva n'icyo bivuze, ntupfe kurya gusa kuko ntago ari ukurya nk'uko warya ibijumba, ahubwo ziri bimera biba bifite pouvoir créatif, biba bifite ibyo twita composition nutritive, bikaba bifite n'ibyo bita ngo ni composition non nutritive. Tungurusumu, indimu, ibitunguru, tangawizi, byose bigiye bifite ibyo bintu. Niyo mpamvu udafite isahane yose ngo yirye. Turabibutsa rero ko ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera ari ikigo gikorera ahangaha mu mujyi wa Kigali, ahangaha ku Kinamba cya mbere uturuka Nyabugogo, hanyuma hafi ya sitasiyo ya Rubisi harebana na Beka. Aho ngaho telefoni ni 0782 360 311, 0782 360 icyakora nyine tubabwira ko tera intambwe uhagere urebe itandukaniro, urebe package dufite uko ingana,
uko twakoze twopeninze uyu mushinga tugahamagara abantu kuza kuwufatanya maze urebe ni iki byabasha kugirira abantu gira hino urebe itandukaniro. Twababwira yuko rero nyine ikiganiro amagara mazima ni ubutunzi bw'ibanze icyo uyu munsi cyo nyine tugishyizeho umupfundikizo nawe utaha. kuba uriho nibwo butunzi, ariko amagara mazima niyo ntangiriro y'iterambere. Umwanya w'ikiganiro amagara mazima mugezweho n'ikigo Rengera Ubuzima. Sobanukirwa n'ubufasha wahabwa ku buzima hamwe n'ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera.